Ni gute wifuza ko abantu bakumenya? Yes. Icyambere nifuza ko abantu bamenya. Icyambere nifuza icyambere kibaho. Nukugira ngo ibyo bazajya bumva izo ndirimbo zanje. Nibura zijye zigira icyo zibasigira mu mitima yabo. Ubundi ni sinzi niba ari Paulo wavuze ngo nge sinshaka kumenyekana. Menyekana kindimo. Urakoze. Yes. Menekanye kindimo. Kuko nge ndi umuntu. Ariko icyama Imana iri muri twebwe akaba ariyo yamamara. Cyane. Ni yamamare. Ibihe byiza wowe ukurikira Papa Kenshi TV banje gusuhuza tuguha n'ikaze. Uyu munsi nk'ibisanzwe twagize umutumirwa w'umuhanzi ufite amavuta ameze neza rwose, imiririmbire ye imeze neza. Ndamubakumbuje rero wowe wakoze subscribe usharinge kino kiganiro, wowe mushyashya ukihagera ukore subscribe, share ndetse na comment, ugumane natwe iki kiganiro gitangiye kugera kirangiye. Rero reka twakire muri studio zacu kuri Papa Kenshi TV. Yes. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe n'ibyo ukora. Yes. Amazina nitwa Nagahweje Hamida. Ibyo nkora ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi, ndi umukozi w'Imana, ndi umunyamasengesho, ndirimba no muri korari. Ese watangiye ryari gukora uwo murimo wo kuririmba? Gukora umurimo wo kuririmba mbitangiye vuba, ariko guhangana mpanze guhanga indirimbo hashije nabitangiye mfite imyaka 12. Wabitangiye ufite imyaka 12? Ni kwa kundi bikuzamo cyangwa waravuze ati hari wabonye uravuga ati nanjye waririmba nkawe nkamwigana? Kuko hari igihe ujya mu kintu kigutunguye cyangwa wanagitekerejeho. Mu myaka 12 byaje bite? Yes. Mu myaka 12 niho nakijijwe. Nkizwa ndi umwana. Nkizwa ndi wa munyamasengesho ufite amavuta. Nkizwa ndi wa munyamasengesho ukunda gusenga. Ukunda kugendera mu kuri no mu mwuka. Ukunda kwicara ku karago. Mu myaka 12 niho nahawe n'izindi mpano, mpabwa niyo mpano yo guhimba indirimbo. Yo kuririmba. Inspiration yo kuririmba yavuye he? Cyangwa nyine hari abo wabibonyeho cyangwa byakuje utazi aho bivuye? Yes. Kuvuga ngo kuririmba wumva bikurimo. Yego. Ujya kumva ukumva indirimbo zirimo kwizana, zirimo kwimanura, ukumva uri kuririmba indirimbo utazi iyo ziva. Nuko ngo indirimbo zigenda ziza. Icyo gihe nibwo watangiye kuririmba, utangira guhanga. Icyo gihe ufite imyaka 12, indirimbo wahangaga wazikoreshaga hehe? Nukuvuga nari umwana mutoya, nasandikaga mu makayi nkashyira hariya. Simwe nkazifata mu mutwe, isindi nyine urabyumva zikabura zikazimira. Yego. Ariko izo nafataga nizo ndimo guhimba ubu ngubu, ndashaka ko nibura zibwiriza uwo ari we wese uzazumva. Yego. Okay, tutarinjira cyane mu by'uburirimbyi iki, ndashaka ngo tuganire tubwire personality yawe. Ese wavutse ute? Wavutse mu muryango wikijijwe cyangwa se iki? Ufite ababyeyi? Urubatse? Ibyo byose bitunyuriremo muri make. No kuvuga ngo ngewe mvuka navutse nisanga mama na data babana. Yego. Ariko mama nabo babanaga bapfa mfite imyaka 4. Ariko papa ariho. Yego, ufite papa. Ariko abandi bo bapfuye mfite imyaka 4. Kuvuga ngo ni ubuhamya burebure. Umuntu yaraje azana uburaza ashyira mu nkono, abantu 7 bahita bapfa. Ufite ubuhamya bwinshi uzabutubwira, ariko reka tuganire ku bijyanye na muzika. Igihe hari icyo urubatse? Yes. Mfite umugabo umwe n'abana 4. Yego. Hanyuma urumva ko niba ufite umugabo uri umudamu, umuryango wawe cyangwa se umugabo wawe arabigushyigikira?
cyane kwa kundi umuntu yigumura akabijyamo nta gishyigikira. oya aranshyigikiye rwose nta kibazo. n'ubundi cyane ko mwanamenyanye uri umuhanzi cyane. watangiye gutekereza ko ibintu byawe ugiye kubishyira hanze ryari? ni hashije iminsi mikeya kuko ni ibintu nabishakaga mbere ariko mu kwanzura yuko ngiye kuzisohora indirimbo hashije amezi make nzisohoye. ni igihe gitoya ufashe uwo mwanzuro kandi impano warayitangiye ukiri muto. naburaga amerekezo. yego amerekezo waje kuyabona ute? ndashaka ngo ubijyemo utubwire ati ngiye kugira ngo mvuge ngo ngiye kubishyira hanze isi yose ibyumve imenye ibyo nkora byaturutse. yes nagize agahinda ubwo nazamukaga tugiye gusenga tuzamukana n'abantu benshi. hari ukuntu igiterana cy'iwacu cyabaga bakama indirimbo nkaririmba. mu ndirimbo rero zose naririmbye hari abo zafashije. umunsi umwe twagiye gusenga tugiye gusenga buri wese avuga icyamufashije. abivuga ubona ko afite agahinda avuga ati izi ndirimbo zawe bizagenda gute. nanjye hondi numva agahinda karanyije ndavuga ntariko se wamugani izi ndirimbo nakomeje kubika izi ndirimbo bizagenda gute. numva mfashe umwanzuro ndavuga ntireka mfate umwanzuro nubwo mbona nta bushobozi ariko burya icyo umuntu yatekereje cyangwa se yagambiriye burya Imana iramugushyigikira. yego no kuvuga ngo wagiye uca mu bihe byo kujya uririmba mu nsengero cyane. yego izo mpano bazikubonamo bakaguhereza indirimbo. ni ikihe giterane cyangwa se aho waririmbye n'iryari uvuga ati ibi byose nzabyibagirwa icyo gihe habaye ibihe byiza? yego ni ukuvuga ngo igiterane cyari ubwubatsi turimo kwitanga kugira ngo twubake. icyo gihe baduhayemo indirimbo. ndibuka ko naririmbyemo iriya ndirimbo ivuga ngo urananiwe. abantu bose barayikunda. n'iriya ndirimbo ngo nta muhebura upfa nk'imbwa nayo abantu bose barayikunze. naririmbyemo indirimbo nyinshi. ubwo rero icyo giterane ntabwo nzakibagirwa. unteye kwibaza ngo se ugiye utubwira amazina y'indirimbo unteye kwibaza ufite indirimbo zingahe? mfite indirimbo nyinshi zirenga na 40. ni nyinshi. ni zingahe umaze gushyira hanze? maze gushyira hanze indirimbo 3. zose wazikoreye video? oya ni ukuvuga ngo amashusho agaragara n'imwe ariko hari n'indi ikoze. indi rero nanone ni audio. yego uvuga ngo ni indirimbo 3 hamaze gusohoka video imwe n'indi yenda gusohoka. yego urumva ko wajuje nta gahunda yo guhagarara ufite. yego ni iki ni uwuhe muhanzi w'icyitegererezo kuri wowe? nuhe muhanzi w'icyitegererezo kuri njye? uvuga ati mbona nanjye umurongo ari we ndeberaho. reba Izayi. Izayi ni wowe uri uririmba ng'amaraso ya Yesu. yes mise mwiho niho. Izayi niwe ureberaho. ni iki umureberaho? Izayi yatangiye ari mu buzima bubi. Izayi yavuze Imana imurimo. n'uyu munsi aracyakomeje. kabisa. indirimbo zawe umaze gusohora ni 3. watubwira amazina yazo? hari iya mbere urananiwe. iya kabiri hari intara y'umugosozi. 3 gezaho guhora. muri izo turirimbire iyo wakoreye video. urananiwe koko urananiwe mukirisito urananiwe munyamasengesho urananiwe imirimo wakoraga dore warayibagiwe amasezerano wahawe dore wayavuyemo aho Imana yagusezese nawe kikubana urananiwe kuko urananiwe. aho ngaho garukira aho bazajya kuyireba. iyo ndirimbo cyangwa se indirimbo zawe ufite YouTube channel? yes. uzinyuzaho? wahitubwira.
YouTube yanjye yitwa Nagahweje Hamida. Hamida. Nagahweje Hamida. Mu kinyarwanda bisanzwe. Yes. Rero mugere kuri YouTube channel Nagahweje Hamida. Murebe izo ndirimbo zose, ebyiri ni eshatu ni audio ariko imwe yakorewe video yitwa ngo iki? Urananiwe. Yes, bagomba kujya kuyireba hanyuma bikagenda neza bakagutera inkunga. Hanyuma ni uhe mwihariko mu ndirimbo zawe? Umwihariko mu ndirimbo zanjye ni indirimbo zibutse, ni indirimbo zibwira umuntu wageze wasenze Imana by'ukuri, ni indirimbo zibutsa wa muntu wahamagaye Imana, wigeze guhamagara Imana nyuma kumva aracogoye arananiwe. Iwo nguwo indirimbo zanjye ni indirimbo zirimo kwibutsa wa munyamasengesho, wa wundi wigeze kujya mu nzu y'Imana, wa wundi wigeze gutekereza Imana akumva arayishaka mu rwe ruhande, akumva arimo kuyihigahiga agira ngo azabone ubugingo. Izo ndirimbo rero zirimo kumwibutsa ibihe. Winanirwa, urananiwe koko, winanirwa. Ubutumwa bwawe nubwo kugarura abantu kuri Kristo. Hanyuma se abatarakizwa n'abatari bakizwa nabo n'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese waremwe n'Imana burya n'umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo kuva ugihumeka Imana igufiteho umugambi, iracyagufiteho bishe. Ni ukuvuga ngo rero niba ugihumeka burya ibyaha byose umuntu avuga Imana, nubwo yatari yakizwa ariko umuntu avuga Imana. Ubona w'Imana izo ndirimbo zirimo kumubwira ngo garuka, garukiraho, va mu byaha. Abanyabyaha ko babonye umuntu ugiye kubakurayo yes, nibave mu byaha. Iyo ngenganira n'abantu benshi baravuga ngo kuva mu byaha biragoye, ngo kureka icyaha ni ikintu gikomeye, ngo icyaha kiraryoha. Uwo muntu wamubwira iki? Namubwira ni iyo umuntu atinze mu ijoro mu mwijima abona habona, ariko iyo ukomeje gukina n'icyaha uba uri gukina n'urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo uri gukina n'icyaha, iherezo ry'ubu buzima, iherezo dufite hano ku isi rijya rirangira, ejo cyangwa ejo bundi bikarangira. Ariko Imana izakubaza igihe wamaze ku isi, izakubaza icyo wayikozeho. Ni ukuvuga ngo wa undi uri mu byaha ejo cyangwa ejo bundi afitanye urubanza n'Imana. Icyiza rero yaprofita igihe agihumeka, agifite umwuka uhumeka, nyagaruka akagarukira Imana, akareka icyaha arimo gukinisha urupfu, akagarukira Imana. Imana ikagira ite, ikamuha ubugingo, ikamubabarira. Umuntu unaniwe, wowe niba warateshutse rwose ihangane ujye kuri YouTube channel Nagahweje Hamida, urebe ziriya ndirimbo biragufasha. Harimo ubutumwa ku buryo wareka icyaha n'igisa nacyo. Mu ndirimbo zawe se ubu kubona producer ugukorera ama audio ugucurangira ni ibintu byoroshye kuri wowe? Ntabwo byoroshye. Ni ibintu byamvunye, ni ibintu byansabye imbaraga nyinshi ku buryo kenshi nararaga ntanasinziriye. Nabyibajijeho kuko bwa mbere narakoresheje bigira ikibazo. Mva ku ishusho ahitwa Igihara, njya kunoza kuri 40 Ikinyinya, riya ya Kigali, ubu ndi Kayonza. Numva ko ni ibintu bikuvuna. Ni ibintu byamvunye cyane. Wenda hari akantu utatubwiye twabaye nk'abasotaho. Ubwo we muri make hajya usengerayo? Nsengera muri ADPR. Ubwo nahitwa mu Gasave, ariko ubu turi mu Noga. Ubwo mu Gasave ni hehe? Mu Gasave ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Ngamba, mudugudu wa Fukwe, akagari ka Kabuga. Aho mu Gasave se kuki mutagihasengera? Kubera rero insengero nyine ziri muri kontorore zitujuje ibyangombwa, twari turi mu bihe byo kubaka urusengero. Izitujije ibyangombwa rero biri mu mavugururwa n'urwacu rugenderamo. Basanze muri mu nyubako
aho ni sawa kuko ubwo inyubako nimara kurangira baza bafungurira. Leta y'u Rwanda ikunda ibyiza kandi ikunda n'abanyarwanda. nibyo ariko ni iki washimira ku muyobozi w'igihugu? umuyobozi w'igihugu icya mbere icyo namushimira aduha umutekano amahoro kuko ibyo wakora byose nta mahoro ufite nta n'umutekano nta kintu byamara. turahinga tukeza tukarya ibyo twahinze tukaryama tukizigura bugacya ibyo tujyamo byose nta mutima uturya ngo mama turarara hehe. icyo cya mbere nicyo nanamushimira. icya kabiri abana bose bajya ku mashuri kubera ko umwana utize ahinduka umwana ujya mu biyobyabwenge agasinda agatesika ugasanga umwana abaye nk'umusazi ku gasozi. yes kuko uzareba umuntu utarize niyo wenda utize niyo wenda wize ukabura akazi ariko nibura ufite kontorore uba ufite urukuta uba ufite ni ukuvuga ngo utwo ukoreye twose uba ufite kutworoganiza organizasiyo ukadushyira oruderi. ariko iyo utize n'utwo ubonye uradusesagura ukifata nabi kubera iki ubuzima bwawe nta cyerekezo bufite. kuvuga ngo kubona umuntu utarize ufite icyerekezo ni bangahe ku ijana? abenshi barandagara ukuntu. none we aradufasha urubyiruko abana bakiga kugira ngo bazagire ejo heza. yego indirimbo zawe uba ubona zizagera he? ushyiramo izihe mbaraga? ese ukoresha social media? yewe umva indirimbo zanjye icya mbere nifuza numva ko zagera kure. numva ko zagera kure zigafasha buri muntu wese uzazumva nibura zikagira icyo zimushyiramo zikagira icyo zimusigira nibura aho azajya ajya hose akagira icyo yibuka muri izi ndirimbo zanjye. kugira ngo zigere kure ubinyuza mu buhe buryo? kugira ngo zigere kure urabona ntangiye vuba ni YouTube niho nkoresha. urumva ko n'ubundi social media YouTube irabikora. YouTube bigeza kure hanyuma ibihangano byawe bikagirira umumaro ababyumva. yoroshye uzarushaho gukomeza gusharinga abantu bose bakumenye. wabwira nimero umukozi w'Imana, umuntu ufite urusengero, umuntu ufite ahagarariye mu bijyanye na gospel cyane cyane akazaguhamagara ukamuririmbira cyangwa se ukagira ubutumwa ubagezaho? nta kibazo. yego nomero yanjye ni 079 300 yego 80 yego 16. ziranoroshye nanjye reka nzivuge 079 300 80 16. yewe wowe rwose ufite aho uhurira na gospel, ufite urusengero, uyoboye korari, wazahamagara umuhanzi akabasusurutsa akabahereza indirimbo zifite message. hanyuma rero niki wabwira umuntu ukikubona? umuntu ukimbona ikintu namubwira cya mbere namenye ikindimo kuko namenye ikindimo tuzafatanya urugendo. kuko icya mbere ndifuza ko buri muntu wese, hari indirimbo mfite vuga ngo ay'Imana we Imana irapfusha abantu bagaseka. tuyiririmbe twagiye. Ayiye baba we Imana irapfusha abantu bagaseka, mwene so aratsikira nawe ugakwezi nk'urugero uti n'ubundi ntiyarakijijwe kandi n'ubundi yararimo atarimo. Ayiye baba we Imana irapfusha abantu bagaseka, mwene so aratsikira nawe ugakwezi nk'urugero uti n'ubundi ntiyarakijijwe kandi n'ubundi yararimo atarimo. Yes. nta gishyimbo kitamungwa
iyo kibuze ibigihungira ahubwo genda umusange umukumbuze iby'uru rugendo ahari wenda yasindagira yamuhamagaye ikamukomeza nako kantu nashakaga kumungira ngo buri muntu wese abyumve nta gishyimbo kitamungwa iyo kibuze ibigihungira ni ukuvuga ngo umurokore watakaje ibyiringiro yabasha guhumurizwa n'iki ariko wowe mwene si ujye ukamusanga ukamukumbuza iby'uru rugendo ukongera ukamwibutsa wicogora wicika intege winamura wigamburura ahubwo ibuka aleluya ibuka bya bihe byiza byo gusenga ibuka bya bihe byiza by'umwuka ibuka ya mirinde y'umwuka wera arakumbura agakumbuzwa umwuka wera akaza akamwongorera akongera akagira amavuta yo gukomeza urugendo yego umuntu utari ukuzi arushijeho kunezerwa arushijeho kumva ikikurimo aha bikiri aho ni iki uteganya gukora mu myaka iri imbere mu myaka iri imbere nababwiye yuko hari indirimbo muri iyi minsi nshaka gusohora y'intara y'umugosozi ifite amashusho meza igiye gusohoka muri iyi minsi iri imbere ikindi nzakoresha uko nshoboye kose indirimbo mfite zisohoke kuko ni indirimbo z'amavuta ni indirimbo z'umwuka wera ni indirimbo zikumbuza abagenzi bari mu rugendo ewa nurumva ko ubateganyiriza ibyiza turabyishimiye twishimiye kubabona twishimiye kumva ibibarimo ariko se nk'umuntu wibaza ngo umuntu wifata akibaza ngo ese gusenga bimariye icyo umuntu uwo muntu wamusubiza ngo iki gusenga cya mbere bifite ibyiza byinshi dore ibyiza byo gusenga ngiki yego icya mbere uvugana n'Imana icya kabiri ubona ubugingo icya gatatu habwa ubudahangarwa n'imbaraga icya kane urumuragwa w'ijuru amen ni ukuvuga ngo tukiri mu isi aba Yesu babana na Yesu mu mwuka bagenda Imana ibavugisha bavugana nayo bakomunikana nayo yego ni ukuvuga ngo tugenda duhabwa amakuru y'ijuru iyo uri mu bihe byiza byo gusenga iyo uri mu mwuka iyo wirinze icyaha ariko utijandika n'ibyaha ngo ugenda wivuruguta n'ibyaha ngo beshyere Imana ngo yavuganye nawe ese umuntu yasenga anakora ibyaha bajya babaho ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo abigishwa ba Yesu yaciye umugani ngo umubibyi yabibye imbuto yego abibye imbuto uri kumva ndakumva umubi aza nijoro abibamo urukungu yego bigiye kumera muri wa murima bimera byombi hameramo amasaka hameramo urukungu abigishwa ati se ntabwo twari ati tubirandure ati turandura ati hoya uru rukungu mururanduye rwarandukana n'amasaka rwarandura amasaka rukuntu urandura isaka ntuzi isaka ribi ariko mirandukana n'iryiza ni kuko kundi igisimba gishobora kwizingira ku gisabo nuko ibi bikangirika ni ukuvuga ngo mu itorero ry'Imana harimo abasenga by'ukuri harimo noneho n'ababandi babijandajandamo mbese babyica batuma izina ry'Imana ritukwa kandi reka nkubwire uriya muntu rero uriya muntu afite urubanza n'Imana icyambere urabwirwa ariko ibyo ubwirwa bizagucira urubanza ni ukuvuga ngo wowe ubyica ubizi wowe ubwirwa ukabyica wabibwiwe ukabwirwa ngo icyaha ni kibi Imana igahora ivuga ngo wowe munyabyaha ihane turugira urakinguye ihane ukabyanga ufitanye urubanza n'Imana ahubwo icyiza ni uko wahindukira ukemerera Imana ikakugirira ibambi yewe ni ukuvuga ngo umuntu wibazaga ibyo gusenga arasubijwe ni ukuvuga ngo mu itorero harimo ab'Imana yemera harimo noneho n'ab'Imana ifitanye nab'ikibazo umuntu akava gusambana akajya gusenga hari indirimbo mfite ibivuga
ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo iravuga ngo yego yituririmbere umuhanzi isaha ku isaha wahita akundaga amakara ni ukuvuga ngo reka ndirimbe refure nibyo byoroshye Yego. kuko iratangira ariko reka ndirimbe icyo nshaka kuganishaho yego irasa ku ntego mesaje itayumvikana turahura tuti Yesu ashimwe twaterana tuti haleluya usenga by'ukuri nawe ati haleluya umujura nawe ati haleluya uwarayasambana nawe ati haleluya uwarayarwana nawe ati haleluya ariko yaremye imitima ituzi neza. Ni icyo ngicyo nshaka kuvuga ngo abasenga by'ukuri baraterana ati haleluya umujura waraye yiba nawe ati haleluya yaje guterana kuko Imana ntago ikinga urugi uwaraye asambana nawe ati haleluya uwaraye arwana n'umugore n'abana nawe ati haleluya ariko yaremye imitima. Umva hari Imana ifite ubugingo bwacu mu biganza byayo itumenya itusobanukiwe ariko yaremye imitima ituzi neza. yego no kuvuga ngo hari ijambo Imana igivuga ngabanje ndabazi bafite ikimenyetso ni cy'amaraso yamenwe ku musaraba bafite ubayobora n'umwuka wera nabasigiye hahirwa wanditse mu gitabo cy'ubugingo. ese iyo utekereje ari amaraso ya Yesu uwo yatugeze umwe yamanutsikiye ku bwacu yego ubitekereza he bikora he ari amaraso rero iyo nyatekereje nge birandenga icyambere ari amaraso nyatekerezaho iyo ndebye kuntu Yesu yigize umuntu akemera Yesu yarafite akamero k'Imana yarari umwe n'Imana mbese yabanaga n'Imana kera hahozeho jambo kandi ijambo yabanye n'Imana urumva Yesu ngo ijambo yashe mube abe ntibamwemera niko ijambo ry'Imana ritubwira nuko uvuga rero ngo jambo we niwe waremye ibintu byose ni nako ijambo ry'Imana rivuge nuko uvuga ngo Yesu yaje mu isi aremera asiga ubwiza asiga icyubahiro abamarayika ibizima bimuramya aremera aramanuka mu isi. Niba Imana itubwira yuko kera hahozeho jambo yabanaga n'Imana yes ni ukuvuga ngo yaje rero asiga abamarayika n'ibizima asiga ubwiza aramanuka aza mu isi aza aho azatukwa aho azasonza aho azacibwa mu maso n'umuntu afite umwuka we n'ubuzima mu biganza bye ashatse yavuga ngo mayiti bakajya kujugunya umuntu agahita ahinduka inuza ako kanya bakajya gushyingura ni ukuvuga ngo umuntu n'ubusarega cyane Bibiliya iravuga ngo umuntu n'ururabyo rurabya rugatakara rukamera neza nk'uru rurabyo ariko ejo rukahonjoka rukabora umuntu akibagirana. ni ukuvuga ngo rero Yesu Imana ubwayo yaje gutukwa Yesu yaje gutukwa n'umuntu acungira n'umuntu arinda n'umuntu ndetse n'umuntu aho ubuzima aremera ni ukuvuga ni nko kubona ikise asiga ubwiza bwe aramanuka yemera gucibwa mu maso yemera kwambara ubusa arabambwa aterwa icumu. reka nkubwire umwana w'umuntu afitanye urubanza n'Imana n'umuntu ni reka nkubwire icyambere Imana izakubaza ati ko namanutse nkatanga umwana wanjye akamanuka mu ico ryo mu isi nta cyiza kirimo akamanuka mu ico ryo mu isi agacibwa akambara ubusa akaza gupfira umuntu akabambwa ku musaraba byose murabizi umuntu yarangiza akabirengaho akajya gusambanya akiba icyo gihe aho nibwo uhita ubona agaciro k'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yagira ngo aramure benshi yabonaga benshi kandi muri abo benshi nanjye ndimo nawe urimo yabonaga ko hari abazaramura bazahabwa agakiza ku buntu kubw'imbabazi z'Imana. Nicyo nakubwiraga ngo umwana w'umuntu afitanye ikibazo n'Imana kuko Imana izakubaza ngo ko naguhaye kuba mu isi ko nagupfiriye ko nembe nkababazwa wewe wakoze iki wayikozemo iki niki cyiza wakozemo uzerekana iki
nta kintu ni ukuvuga ngo icyaha umuntu udakijijwe agakizwa agakiranuka nibwo Imana izamwishimira. uwakijijwe ababaye nk'impumyi ihumutse. Yego, ubwo rero ese ni gute wifuza ko abantu bakumenya? Yes, icyambere nifuza ko abantu bamenya, icyambere nifuza, icyambere kibaho ni ukugira ngo ibyo bazajya bumva izo ndirimbo zanjye nibura zijye zigira icyo zibasigira mu mitima yabo. Ubundi ni sinzi niba ari Paulo wavuze ngo njye sinshaka kumenyekana ikindimo. Urakoze. Yes, menyekanye ikindimo kuko njye ndi umuntu, ariko icyama Imana iri muri twebwe akaba ariyo yamamara cyane. Niyamamare. Ndumva rero twishimiye kubana nawe, n'ubutaha ntitugukenera uzaza. Nta kibazo. Ndabizi abadukunda, abakunzi bacu, abadukurikira bazabinsaba, nzahita mbikubwira ugaruke. Nta kibazo. Kandi n'iriya ndirimbo nisohoka uzaza utumenyeshe, hanyuma kugira ngo tuyibone natwe hakiri kare. Yes. Yego. Hanyuma rero iriya channel yawe ndaza kuyipininga, bakomeze bagukurikire, bagukunde, mugomba kunkunda nawe mukamukunda.